murakoze perezida w'urukiko ukuntu ikibazo giyewe impamvu naje hano kuko ndarwaye kurwara nyuma yo kubisabira mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge akongera kubisubiramo mu rukiko rukuru urugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka Karasira Aimable waburanye avuga ko arwaye ndetse abamwunganira mu mategeko bagakomeza kubishimangira ubushinjacyaha bukaba bwari bwavuze ko ibi avuga byasuzumwa n'urukiko rukabifataho umwanzuro urukiko rukuru urugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rutegetse ko Karasira Aimable ajyanwa gusuzumwa niba koko afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe mu bitaro bya KARASIRA Ndera. Uru rukiko rwategetse ko ibitaro bizashyiraho itsinda ry'abaganga batatu bagomba gukurikirana ubuzima bwa Karasira Aimable uzaramba. Aba baganga bakazagira inshingano zirimo kureba koko niba Karasira Aimable afite ibibazo by'uburwayi bw'ubuzima bwo mu mutwe ndetse no kugaragaza niba koko ashobora gukora ibintu atatekerejeho kubera ubwo burwayi. Iyi raporo y'abaganga urukiko rwategetse ko igomba gushyikirizwa uru rukiko bitarenze tariki 15 Gicurasi 2023. Bivuze iki? Bivuze ko nyuma y'itariki 15 cyangwa se ku itariki 15 Gicurasi 2023 tuzamenya niba Karasira Aimable akomeza kuburanishwa cyangwa azakomeza gukurikiranwa nk'umurwayi ufite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe. Uyu Karasira Aimable mbibutse ko kuri uyu wa mbere nibwo yari yitabye urukiko aho yari yaburanye n'ubundi akaba yaraburanye n'ubundi avuga ko arwaye ndetse yaje kuburana yaramaze icyumweru cyose arwaye. Karasira Aimable yongeye kugaragaza ko nkuko yari yarabivuze n'ubundi mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yongeye kugaragaza ko atewe impungenge n'umutekano we n'uburyo afatwamo mu buryo bwo kubonana n'umwunganira mu mategeko aho avuga ko bigoye akavuga ko gereza itamuha ubwo burenganzira nk'uko abyifuza. Icyo gihe Karasira Aimable yavuze ko igihe amaze muri gereza cyamwongereye uburwayi kuko yarwaye kuva muri 2003 kandi ko ashobora no kuba yarushaho kuremba kubera ko iyo yamenye ko agomba kuburana biri mu bimutera kurushaho kurwara. Ibi nibyo yari yavuze mu iburanisha ryo kuwa 3 Mata 2023. Yasabye ko mbere yuko yaburanishwa yabanza akavuzwa kugira ngo abone ubutabera buboneye kuko ari bwo yaba aburanishijwe ari muzima. Karasira Aimable yagaragaje ko muri iyi minsi afite ubwoba cyane kuko ngo hari ibyo yavugiye mu rubanza babimwihanangirizaho ageze muri gereza kandi ngo amaze iminsi arota abantu bapfuye, ngo amaze iminsi arota intambara ku buryo byagorana ko aburana. Umunyamategeko umwunganira Maître Gatera Gashabana yavuze ko abaganga bagaragaje ko afite uburwayi bikaba bituma atibuka ibyo yavuze. Gatera kandi yavuze ko umucamanza wari ufite dosiye n'ubushinjacyaha wasangaga bashishikajwe no kuburanisha urubanza aho kubanza kuba bamuvuza. Maître Gatera Gashabana iki gihe mwiburanisha yavuze ko byaba byiza mbere yuko uyu Karasira Aimable aburanishwa hashingiwe kuri raporo ya muganga yabanza agasuzumwa agapimwa n'inzobere zivura abafite uburwayi bwo mu mutwe bigakorwa n'ibitaro bifitemo ubumenyi akahamara nibura iminsi 7 bakamusuzuma. Icyo gihe kandi mwiburanisha Maître Gashabana yagaragaje ko raporo yo muri Nyakanga 2021 yasabaga ko hazabaho isuzuma rya buri nyuma y'amezi 3 gusa ngo kuva icyo gihe ntago Karasira yongeye kujya asuzumwa. Ukubisobanura neza yerekanye ko iyi raporo itakigenderwaho ukurikije ibibazo by'uwo yunganira afite, yemeza ko hakorwa isuzumwa rigamije kumenya niba koko iri hungabana Karasira Aimable afite ritariyongereye.
Karasira Aimable kandi yongeye kugaragaza ko nta muntu wahungabanye kumurusha bitewe n'agahinda ngo yatewe no kubura bye. Karasira Aimable yagaragaje ko afite uburwayi bwa diabete kandi ko ashaka gukora siporo nubwo bitamworoheye bitewe n'amabwiriza ya gereza. Undi munyamategeko umwunganira Maître Evode Kayitana, uyu nawe yarahagurutse agira icyo avuga ko nta buryozwa cyaha bubaho iyo ushinjwa yari afite uburwayi bwo mu mutwe igihe yakoraga icyo cyaha. Uyu Kayitana kandi yavuze ko niba umuganga yaranditse ko akora ibintu umuntu muzima atakora, ngo ariko ntibimwambure gutekereza nk'umuntu muzima, byaba bisa nko kwivuguruza ku muntu ufata imiti y'uburwayi bwo mu mutwe guhera muri 2003. Yagaragaje kandi ko Karasira yandikiwe ibinini 5 ku munsi bingabanya agahinda gakabije. Aha niho Karasira yahise agaragaza ko amaze igihe kinini yifuza guhura n'inzobere z'abaganga b'abanyamahanga, ngo kubera ko ab'abanyarwanda ibibazo bye ngo bashobora kubyumva bakagira ubwoba ntibabe babasha kuba bamuvura. Mu magambo ye icyo gihe ababashije kubyumva yaravuze ati, navuye n'abaganga benshi barenga 10 kuva nigisha muri kaminuza, n'ubu mvuye hano nakwigisha. Ntibivuze ko umuntu urwaye mu mutwe yirirwa atora amashoshi, nintabona ubutabera nibura ngo mbone ubuvuzi. Ngiye ndasaba ko haza umunyamahanga kuko barangije kunganiriza ko hano mu Rwanda nta muganga wahagarara ngo yemeze neza ko ndwaye. Ubushinjacyaha rero nabwo bwafashe ijambo muri iri buranisha, nabwo bugiye icyo buvuga, buhagarariwe na Maître Niyonzima Vincent. Aha rero yagaragaje ko harebwe kuri raporo iheruka igaragaza ko uyu Karasira Aimable atatakaje uburyo bwo gutekereza nk'abantu bazima, bityo ko ari muzima. Gusa yavuze ko ubushinjacyaha butakwanga icyifuzo cyo kuba yakongera gupimwa n'abaganga b'inzobere mu bitaro by'Indera nk'uko babyisabiye, ariko avuga ko nta mpamvu y'uko batumizaho abaganga b'abanyamahanga. Icyo gihe rero urukiko rwahise rubaza Karasira niba koko itsinda ry'abaganga bo mu bitaro by'Indera hari icyo batwaye, asubiza ko impamvu atabemera we ari uko yagiye yivuriza mu Banyarwanda ariko bakamuha raporo zinyuranye. Icyo gihe rero urukiko rwanzuye ko ruzafata icyemezo uyu munsi kwa 6 Mata 2023 saa 8 z'amanywa. So icyemezo rero cyaje gufatwa, icyemezo gifatwa cyemeza ko uyu Karasira Aimable ashyirirwaho abaganga 3 bo mu bitaro by'Indera bagasuzuma Karasira bakareba koko niba arwaye mu mutwe nkuko bivugwa, bakareba koko niba ashobora gukora ibintu atatekerejeho kubera ubwo burwayi. Ibyo byose rero bakaba bagomba kuba babikoze bagatanga raporo bitarenze tariki 15 Gicurasi 2023. Nibyo rero ubwo reka dutegereze tuzarebe ese uzaramba Karasira Aimable azasubizwa mu buzima busanzwe, ese uzaramba Karasira Aimable arakomeza aburanishwe. Ibyo byose bizaturuka kuri raporo y'abaganga izaturuka Indera nyuma y'isuzumwa azakorerwa n'abaganga bagera muri 3. Ngaye nguko rero ibya Karasira Aimable nuko byifashe. Reka mbifurize kugira ibihe byiza, twibuke twiyubaka. Waba wifuza kugura no gutuma ibikoresho by'ikoranabuhanga hanze y'u Rwanda ni Dubai no mu Bushinwa udahenzwe bikanakugeraho byihuse cyane? Nguhitiyemo Feliz Technology. Mudasobwa z'ubwoko bwose, amakamera, televiziyo za rutura, telefone zigezweho, iPads, tablets na accessoires zazo n'ibindi byose, igisubizo ni Feliz Technology.
Technology. Mudatenguha ku mwimerere w'ibikoresho wifuza, nta na kimwe kibuzemo, n'ibiciro biri hasi nk'ikiranguzo. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0785 228 479 cyangwa 0782 073 019. Wanadusura kuri Instagram na Facebook. Felis Technology. Ikaze twinjirane mu isi y'ikoranabuhanga.